kandi nubona bwije uryamye nabwo ujye ushima Imana. Nongera mbisubiremo, nujya uramuka jya ushima Imana, kandi nibwira nabwo ugiye kuryama ujye ushimira Imana ko yakurinze. Kandi nujya ku rugendo ukabona ugeze aho ujya ushima Imana, kandi nunagaruka ushima Imana. Bavandimwe, iyi muri kubona iyi video ni video iteye ubwoba cyane kandi inababaje. Ni kenshi bajya batubwira ati mujye mwicara mwiyeza kuko mutazi umunsi n'igihe, kuko uba udapfuye cyangwa se ugategereza Yesu, wabona Yesu atinze kuza ati Yesu ntabwo aje, reka nisubire mu byaha. Ariko baravuga ngo niba Yesu atinze kuza urupfu rwo niruje. Niba Yesu atinze kuza ujye wumva ko urupfu narwo ruguhiga. Bavandimwe, ibi muri kubona ni impanuka yabereye mu karere ka Rulindo. Iyi mpanuka rero rwose ni impanuka ibabaje, ni impanuka ubona ko yahitanye abantu benshi, imbaga. Iyi mpanuka rero tutarayivugaho byinshi, muraje mwumve uko byari bimeze nuko byagenze, ibindi turabikomeza hanyuma. Ariko tutaravuga byinshi cyangwa se ngo dukomeze n'ibindi hanyuma, tubanje kubashimira mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Dushimiye abaduha subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha mwatanze ku byo mwari mufite. Bavandimwe rero muraje mwumve uko byagenze iby'iyi mpanuka nuko byatangiye. Mumanuke twinjira abantu benshi bose. Erega hano harimo abandi bantu nanone nabo. Ese kuba mbira ni bumva ya bigeze. Namuzi. Iguhamagara rwaza badufashe niba abantu kumva. Cyamuzi. Wabwiye abantu bakazamura abantu. Reba ukuntu umusozi wose umeze. Mwese turafata nde tureka ubuhe. Bo bari kwemera buriya wasanga gufatana amaboko ajya afata. Oya mumugire mumugize wafata nk'igisenyi twakuraga mu mazi mu mubiri imbere. Turudutse sha mu mubiri indura mu muzangire mu garamishije. Hayiwe abwire ko bireba se naho sakurikiye baranyira hayiwe data Mana yanjye we Mana yanjye we bira ni bibati kibuga biri mu mayira haruguru hayiwe abantu nere hejuru ubundi yo kugira kirenge muri yakorosi Atagushe nanjye njye. Muza mu mabene gize. Bajya makuze duze nyabugogo wese afigeraho bataka. Nyezamura telefone aho.
Batabaye afande. Karurindo, akagari ka Indo, akagari ka Gako, umurenge wa Rusiga. Umunsi w'ejo habayemwo impanuka ya basi itwara abantu internationali uva i Kigali ijya Gisenyi. Bavandimwe, rwose iyo modoka yakoze impanuka iragenda iriberanga hafi yo ku kirenge cya Ruganzu, iragenda igwa ahantu mu gikombe. Iyo mpanuka rero yabaye yatumye bamwe bahasiga ubuzima. Ubu tuvugana bari kuvuga ko abantu barenga 16 bitabye Imana, kandi iyo modoka ijya guhaguruka amakuru aravugwa ko yari itwaye abantu 52. None ubu 16 barenga bamaze kwitaba Imana, abandi ngira ngo murabibona bahasize ingingo, ndetse bamwe babaye ba casualty ngira ngo murabibona. Bavandimwe, birababaje kandi biteye agahinda nk'uko muri kubibona kuri aya mavideo. Imodoka yashwanyaguritse. Kuvuga iyi nkuru ni ukuri kose ni ukuba ushiritse ubwoba, ukavuga ati reka nabariza abantu baba bazi bene wabo, ndetse n'abandi baba bafashe urugendo cyangwa se baba bakora ingendo zo kuva Kigali ujya Gisenyi, kugira ngo bamenye iby'iyi nkuru, noneho bihutire kubaza ababo baba bahuye n'iyi mpanuka. Biravugwa ko ejo hashize saa 7 rwose ariho iyi mpanuka yabaye. None bavandimwe, mwebwe muri kwibona, ni ukuri kose murabibona gute? Ni gute twajya tugenda ku ngendo? Bavandimwe, izi ngendo ni ukujya umuntu azisengera umunsi ku munsi, kuko tubona ko Satani yazuye umugara mu guteza impanuka. Ndi kubona ko ibintu bimaze kuba ikibazo mu bijyanye n'ingendo dukora za buri munsi. Satani akuburira hamwe akagutegera ahandi. Iyi mpanuka murabona ko yahitanye umubare w'abantu, ndetse no kubivuga nawe ubireba uri kugira ikibazo muri wowe, ukumva ubuzima ni hatari, ukumva ko ubuzima rwose ushobora kuba ufite mu kanya kamwe, mu kandi kanya ukumva ngo buragiye. Ubwo rero bantu muzi abavandimwe banyu cyangwa se imiryango yaba ifata izi ngendo kuva ku Kigali ujya Gisenyi, nuko mwatumenyeshereza aba bantu bakihutira kujya kureba abasigaye, kandi namwe mwagira umutima utabara. Dore aba bantu n'ab'igihugu cyacu, rwose namwe mwatabara cyangwa se twatabara tukagira uko tubigenza kugira ngo dutabare bene wacu. Nagira abantu inama, navuga ni mu gihe uri kugenda ujya wibuka ko Imana ishoboye byose, kandi unayisenge kugira ngo ikubwire amakuru y'urugendo. Mu gihe uzafata urugendo ukumva ntibivamo, icyo gihe urwo rugendo uzarwihorere, kuko hari iby'Imana ibikurinze. Ibyo ngibyo rero bijya bikora, ndabizi ko hari igihe ujya ufata urugendo, washaka urugenda wabyanga, ugasanga ati iyo nza kugenda nari bubure impanuka, cyangwa se iriya modoka yangiritse ningiye kuyitega nsanga iruzuye. Ibintu nk'ibyo mu rugendo ku bantu basenga Imana habaho amakuru, bakamenyeshwa amakuru, nabyo bibaho cyane. Ariko iyo Imana ashimye ko utaha, rwose ni ukuri urataha nta kabuza, kuko nawe utangira urupfu birumvikana. Ariko ikintu cya mbere ni amakuru mu rugendo. Nababwira ngo aba bantu baruhukire mu mahoro rwose, kandi Imana ibakire mu bayo. Bavandimwe rero, ngaho mudufashe gukwirakwiza iyi video kugira ngo igere ku bantu batandukanye bagendera mu izo nce, cyangwa se bafite imiryango ahantu hatandukanye, kugira ngo bamenye aya makuru bihutire rwose kuhagera. Ni wa munyamakuru wanyu Josiane Official, musanzwe mukorana nawe cyangwa se mukunda. Mwihutiye kwiyandikisha kuri uyu muryango wa Josiane Official kugira ngo tubashe kongera abasubscribe ndetse n'abantu badukurikira, noneho dukomeze tubaha amakuru gatanu ku kandi.